yego aragafite mugafate wo muri bashatu turi batatu yego muga muzunguzemo inshuro eshatu gatatu terenze ubutunzi bazamura ubutunzi bwazamutse tagaza tukora wasano ndakora we have everything amafaranga nako yizera have ndakora we bate utakora subira inyuma mana we toka satana bazimu baki niko Yesu nyirimo mbega inote we muga usa amafaranga arakora muga amafaranga arakora bate utakora we nanjye nabonye wayabonye nabonye wa mugabo we ayo mafaranga rero Yesu we mana we kuvamo yego muri ceceke wishwa gusa wowe icara ariko tuza kucyo sara ese Yes, of course, inuzagara mu ngo abanyarwanda usari mutagira ukuza ushinzwe kuri metero n'imisago nasabwa bashakanya mari imyaka nayo kasongwe homeranza nyamusi gipfa ntibarire. Ewana, uyu munsi ndi kumwe naba bakobwa bavuganye na muganga ngira murabiziko byagenze, muganga twika inzu twese twarahangaha, ariko yanatwemereye ikintu gikomeye cyane arambwira ati uzabarebe ubegeranye njewe batanga gatabika bakuru baho ubutunzi. Mwiteguye kwakira ubutunzi? Bivugo sawa ubwo. Urabizi ibibazo mfite kandi urabizi ko nyene ndagira ngo noneho urumva dore hano ngira ngo naje iwanyu nta byegere zagira uvuga ngo twabitubuye twabishyiza negereye iwanyu ndagira ngo duhamagare muganga tuvugane nawe ku murongo tumbabwe ko turi kumwe tumwatira muganga duhe bwa butunzi nabonye ari serious kaduhamagare muganga ku mugaragaro yewe wenda iri guca musi reka twumve. Alo muga umeze ute uriyaho mwana waje nishamusa muvugana duheruka kuvugana ubushize namba yakubyuka wawo mu Rwanda yego muga nimero ni Nyarwanda ni wa munyamakundi kumwe n'abakobwa wari weretse ikimenyetso cyagihe umunyamakuru uri kumwe n'abakobwa babakobwa ari wemere ucyagiye weretse igitangaza bamwe bari baratuburiwe n'umuganga wa hano ni babandi wemereye kuzaha ubutunzi muga ngo batanga agatabi k'abakuru batanga umufuragiro sinzi ukuntu abiba mu kigande ngo ubundi ngo bahe ubutunzi nyine bari biteguye noneho twajya udufasha twagira ntabwo ndi gusobanukirwa muga ni babandi batuburiwe n'umuganga gakondo wundi akababwira ko agiye kubaha ubutunzi akabaha ibidakora noneho ukabafasha cyagihe ukabereka ikimenyetso ukanatwika iyo nzu wa muganga abo mu Rwanda yego muga hano irubavu niho turi irubavu yego muga hanyuma barashaka ubutunzi yego nyine twari waratubwiye ko tugomba kuguha umufuragiro twari turi tayari rero twagira ngo nyine udufashe kuko nyine urabizi ko twari twabikubwiye ibibazo dufite twagira ngo udufashe kandi hajya ntabwo ari mwe mwarawutanze cyagihe baraturiye badubituburano twagira ngo nyine udufashe nkuko watweretse ikimenyetso ibyawe yande rero abaciye bari barabitanze byose byararangiye nyine barayagwaye wari wabaciye bano bakobwa hanyuma ko twumva urugande ndi kuvuga nta kibazo ngiyeho kubafashaho dushaka ubutunzi kandi namara kubafashaho yego bazaza baguhamagare kandi nibamaraho kuguhamagara unyoherereze ubamusindikira okusimira abakuru yego abakuru mubashimire dushimira abakuru igitangaza yego muga byananiye abandi bose yego
natinze mutegure ikintu dutegura ikintu cyajyamo amafaranga y'abanyarwanda iwanyu muga dufashe basari ikibazo na miliyoni 60 miliyoni 60 aka yose zani we zana ubaseru muga ibasari ikibazo zana ibintu na bibi baba we yego muga umwe ku mumwe mutegure ikintu kijyamo miliyoni 60 zo mu Rwanda yego muga muri aho ngaho mu Rwanda yego turahashye hanyuma nimugire ikintu na kimwe mushyiramo yego nta kintu kirimo n'ubundi amazi jya nshitana amazi wese ukiramo hano emwe ushyiremo amazi yenyine amazi yonyine amazi yonyine yego muga nimuyashyiramo mumbwire ngo yashyizemo yashyizemo shyiramo amazi wowe fafa bawe uwayashyizemo yego muga nageramo ungambire ngo amazi yagezemo yagezemo yego bate inkoni cyangwa agati wagafate yego muga ibyo bintu ngiye kubikora kubera ibyo mwakoze mwaremeye murama agatabi niko bavuga yego y'abakuru y'abarahaga barabemerera ngo ibyo ntibagenda kubikora ariko mwebwe ibyo ntibagenda kubikora ntibabahereza ubutunzi bwo kubabeshaho miliyoni 60 z'aho ngaho mu Rwanda iyo mujya kuyinjira hano uba muzambwira mutange ako gushima agashimwe muga ntugire ikibazo pe ko gushima ubwo butugiye gushaka yego ibyo bikoresho byose twabibonye muga none dukora iki twabibonye muga dukora iki kuvura abana hano ndi kuvura abana ndi kuri telefone twohereze kuri ya nimero se uhita umbwira zana telefone twese kuri iri ku muriro uri kunyumva yego muga zana telefone nariho ndi kuvura ndi kuri telefone yindi yego nitumara kohereza ako kantu gushimira uyafiteho nagire vuba hajya ngo turashyiraho amadolari angahe muga reka dushyiraho amadolari angahe y'agashimwe murashyiraho amadolari 600 yonyine shyiraho amadolari ubwo ni 750 ngiya yindi ubwireho nimero si iyi ngiyi isa muga ni iyi ngiyi turi kuvaniraho ni iyi ngiyi yonyine yaduhe nimero ya konti yego buretse mumenye mwe oya shero reka ngusobanure yego iyi ntabwo ariyo basindikaho iyo basindikaho wayiduhaye muri message ndayiguha muri message niyo ngiyo yaho ngaho mu Rwanda iwanyu yego byaba ari sawa yiduhaye muri message wabukoze reka banze bahereze ubwo bintu byanyu yego muga amazi yagezeho harimo n'inkoni irimo muga byose birahari agakoni watusabye agakoni wagafashe yego aragafite mugafataho muri batatu turi batatu yego muga muzunguzemo inshuro 3 gatatu terenza ubutunzi bazamura ubutunzi bwazamutse tangaza tukora wasano ndetse kuna wewe have everything amafaranga
ntabwo wayizera afite koraho bate utakoraho subira inyuma mana we toka satana bazimu baki niko Yesu nyiri mwe mbega inote we muga usa amafaranga arakora muga amafaranga arakora bate udakoraho yego muga yego muga nguhuride watufunye yego muga Mana wenda. ndi kuyabona Nanjye nabonye. wayabonye Nabonye wa mugabo we. ayo mafaranga rero Yego. Yesu we Mana we. agomba kuvamo Uswara yego amafaranga. yego oya se gukari kweguka Ego kaga riri batwa. Turatwara. ikindi yego mutungane inimero basimika witene nzazibabwira nizo mu Rwanda nzazibabwira nimero aba mu Rwanda bashaka kohereza amafaranga nazo zababwira yo mu Rwanda kugira ngo biborohere nzabibabwira bose no mu mbega Rwanda amafaranga we babahamagaraho nta kibazo bafite wowe ako se ufite ikihe kibazo niheka aho mu Rwanda oya nta kibazo muga muceceke wishywa gusa wowe icara ariko tuza kuki usara ese ibi bintu bibaho ntabwo ibintu bishoboka azimu bashya izi ni inzozi Ndagura inzu. oya udakora ariko ese ushobora gusa icara ariko icara Nawe nicara hari. ntamukupye pe ye baba we Dukoresha amafaranga. ubwo kubanza tukavuza umuvandimwe uri mu bitaro we byumbwira n'ibiki nta kintu mfite mbwira abanyarwanda moya murakoze amafaranga yanyu ntabwo nyakeneye aya mafaranga sinyiye aya mafaranga ntabaho oya buretse ariko bishyura gusa umva mubabwire amafaranga yanyu sinyakeneye murakoze kamera kuro kamera abanyarwanda ndabona amafaranga yisukiranya nk'imvura igwa muki ibintu ntibibaho nagiye kamera kuro kamera